Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Uyu muryango uravuga ko mu Rwanda nta butabera ku mpfu zidasobanutse kandi ko bamwe mu bafunzwe bagera mu nkiko bakavuga ko bakorerwa iyicarubozo. Uyu muryango Human Rights Watch wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvuga ko abategetsi b'u Rwanda bakagombye kurekura umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan kandi bagahita bakora vuba na bwangu amaperereza ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa kugira ngo agire ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira ku butabera buboneye. Human Rights Watch ivuga ko umwaka ushize abategetsi b'u Rwanda batabashije gukora iperereza ku rupfu rudasobanutse rw'umunyamakuru John Williams. Bwana Lewis Muje ukuriye umuryango Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari avuga ko ibikorwa bikabije by'iyicarubozo no kutabasha gutanga ubutabera kuri urwo rupfu rw'umunyamakuru wari uzwi cyane mu nkuru zicukumbuye byatumye abanyamakuru batangira umwaka bari mu rwijiji mu Rwanda. Human Rights Watch ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bishoboka ko buzakomeza kurushaho kuba bubi keretse ngo nihagira icyo ubutabera bukora mu bwigenge bugahita burekura abanyamakuru bafunzwe hatubahirijwe amategeko. Abanyamakuru mu Rwanda mu bihe bitandukanye bagiye bagaragaza ko nta bwisanzure bagira mu mikorere yabo, zirimo kuba abaturage babuzwa kuvugana n'itangazamakuru ndetse na bamwe mu bayobozi batera ubwoba abanyamakuru. Abayobozi bo ntago baragera ku iyo nivo yo kwibona mu itangazamakuru, batubonamo nk'abanzi babo n'ubu ngubu. Hari naho ujya abaturage bakakubwira ngo bababujije gutanga amakuru, kandi ibyo ngibyo akenshi usanga bavuga ko ari abayobozi mu nzego zibanze guhera ku karere gusubiza hasi. Ubukene mu itangazamakuru ryo mu Rwanda nabwo ni imwe mu mpamvu ikomeye ikunze kugaragazwa nk'ituma abanyamakuru b'imbere mu gihugu batisanzura mu mikorere yabo ndetse bagakora inkuru ziciriritse nk'uko RGB ari narwo rwego rufite mu nshingano itangazamakuru ruherutse kubibwira abadepite. Urugero naho usanga abanyamakuru bahembwa nk'ica n'ikize abahembwa. Ku bushakashatsi bwatweretse ko abarenze 44.5% bahembwa munsi ya 200 kumanuka. Nakwibaza namwe mu munyamakuru content ari buzane, kandi ubundi ya content izana abamamaza ni content ifite kandi amakuru kugira ngo yabone biragusaba kohereza abanyamakuru mu cyaro bakagenda bagashaka inkuru. Ubwo rero ugasanga iryo reme ry'inkuru ryabuze ntirikurura abamamaza. Ba nyiri ibitangazamakuru byigenga bakunze gutunga agatoki leta ko ariyo ituma bakena bitewe n'uko nayo ngo yinjiye mu bucuruzi bw'itangazamakuru. Icyakora leta yo siko ibibona kuko ngo ahubwo yinjiye muri ubu bucuruzi yabitekerejeho neza mu buryo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude aherutse kubisobanura umwaka ushize muri Werurwe. Buriya rero kimwe mu mavugururwa yakozwe igihe itangazamakuru ryavugururwaga harimo kuva mu cyo twitaga Orenfor tujya muri RBA. Orenfor koko yari urwego rwa leta kugira nk'izindi zose ko tugeza ministeri n'ibigo bya leta, ariko twakoze ikigo, noneho leta yashyizeho ikigo cyihariye gikora itangazamakuru nk'uko tugira ibindi bigo. N'ubu tugira ibigo, leta igira ibigo bikora bishobora gukora nk'ibigo bya leta pure, ibigo bya leta cyangwa ibigo bishobora gukora nk'ibigo bisa nkaho bisa nk'ibyigengamo. Aho ngaho rero na RBA nayo niko imeze. Rero RBA kugira ngo byibura tutabura byose, kuko leta ubundi ifata initiative mu bintu byose biba bifite ibibazo, ikagira amafaranga ishoramo kugira ngo ibintu bikore kandi bikore neza. Uko itangazamakuru rigenda rizamuka bashobora kubyigiraho, kwigira kuri RBA uburyo ikora, abantu bashobora gufasha mu guteza imbere ry'itangazamakuru, ko Abanyarwanda bafite right mu kubona itangazamakuru. Noneho mu gihe iyo tangazamakuru rindi naryo rikizamuka rigitera imbere, ariko nta twavuga ngo tubireke byose, kandi dufite ubushobozi bwo gushyiraho ikigo kigashyiraho itangazamakuru rikora, noneho n'ibindi bigo bigakurikira bitewe n'ubushobozi bifite. Ariko ntabwo leta, sinzi niba leta ifite inshingano zo guha amafaranga ikigo kitari icyayo, ibyo si ntabwo mbitekereza, ariko ni inshingano za leta gushyiraho uburyo bwo gukora kugira ngo noneho n'abashyiraho ibinyamakuru bashobore gukora kandi batera imbere, kandi izo nshingano leta irazikora. Ahubwo tugashishikariza n'abanyamakuru ho gukomeza gukora cyane, gushaka produits zijyanye n'isoko, gushaka ibikoresho bigezweho, gushaka uburyo bwo kubona amakuru bwiza, no gushaka amakuru koko sosiyete ikeneye kugira ngo itere imbere, bigatuma na sosiyete ishobora kuyagura. Tugarutse gato kuri raporo ya Human Rights Watch inenga u Rwanda ko runiga ubwisanzure bw'itangazamakuru,
yanzura ivuga ko abafatanyabikorwa bo mu karere n'abo ku rwego mpuzamahanga bagombye gusaba u Rwanda kurekura abanyamakuru bafungiwe ubusa n'abarunenga. Ku rundi ruhande leta yo yakunze gusa n'igira inama abanyamakuru b'imbere mu gihugu kutishinga ibivugwa n'imiryango mpuzamahanga, ahubwo bagakora bagendeye ku murongo n'amategeko igihugu kigenderaho, nk'uko byumvikana mu mvugo ya Senateri Evode Uwizeyimana ubwo yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Freedom of speech, freedom of expression ifite aho itarenga. Ari ibyo Kangano buriya yararimo kwiyexprima uburenganzira bw'abandi, kuko ntabwo wafata umuntu, ntabwo wajya kwandika ikinyamakuru ngo wandike ko abatutsi ari inzoka zigomba kwicwa, utangire ukore za karikature uvuge ngo uri mu itangazamakuru, uvuge ngo uri mu itangazamakuru. Ntuze mbabwira za Charlie Hebdo, nababwiye ngo tugomba kugira icyo bita, nibyo nahoze mvuga, liberté d'expression mais de responsabilité. Ça implique la responsabilité, ça implique icyo mu cyongereza twita accountability, rendre de compte, kubazwa ibyo ukora. Okay? Umufaransa yagize ati chaque pays a sa presse, bisobanuye ko buri gihugu n'itangazamakuru ryacyo.